ndetse unadusangize kuri experience urugendo rwawe uburyo kuva utangiye ugira muri Scaff Academy kugeza usoje amasomo uyu munsi. So impamvu naje kwiga muri Scaff Academy nabona amafoto, nkabona abantu uburyo bifotoza, nkabona ari ibintu bikomeye. Gusa naraje nakoze ubumenyi kugira ngo ndi umunyeshuri waho, nkaba narasanze ari ibintu bisi. Ubu ngubu rero ikintu cyo nakuye muri Scaff Academy, ubwoba bwarashize, ubwo nari mfite. Ubu ngubu nshobora no kujya hanze natamenya n'abandi hanze. Okay, urugendo rwawe wakundaga amafoto, wakundaga ibintu bigiye bitandukanye, ni irihe somo ryagushimishije muri chapitre zose wagiye wiga uyu munsi wumva yuko nugera hanze ari byo uzaheraho gukora akazi? Ikintu cyatumye nkunda yede amafoto yose nararimo, chapitre yo kweditinga amafoto ndetse na video production, byatumye n'ubushake bitewe n'uburyo nabonye ukuntu byoroshye, nta nibyo nabonye binoroha. Mu masomo utangira wize ibintu bigiye bitandukanye, niye somo ryakugoye cyangwa se imbogamizi wagize kuvuga ati ahanga narahageze numva bibanje kukumbera challenge ariko nyuma yaho nza kuza kubitsinda nakomeza? Ni benshi bize neza video production, inshuti zanjye ndetse n'abaturanyi ndetse n'abavandimwe, gusa bakambwira yuko ari ibintu bikomeye. Muri njye numva ko ari ibintu bikomeye, ariko ndavuga ati watera ikirenge njya kureba uburyo bigenda. So naraje nimara kuhagera, ibyo bajyaga bavuga yuko ari ibintu bikomeye, umuntu uri hanze abona yuko ari ibintu bikomeye, ariko usanga ari ibintu bisimple. Uyu munsi wakubaza nka experience mumaze gukura mu masomo wize muri Scaff Academy, wayasobanura gute mu magambo make? Ndakubaje ati uyu munsi wakubaza nka experience umaze gukura amasomo wafashe muri Scaff Academy, mu magambo make ubisobanura wabivuga? Ibyo namaze gukoramo ni ikintu kinini kitari gitoya, kuko umuntu waje ahangaha muri Scaff Academy abona unoza, abona amasomo yose, kumva yuko ikintu cyo nari mfite byari ibintu byose, ariko ubu ngubu nshobora kujya hanze ngakorerana n'abandi bitewe n'amasomo y'ubu. Mu gutangira kariyeri yawe ya video production, ni igitekerezo cyaje gute kumva yuko mu bumenyingiro cyangwa mu mirimo iri hanze ahangaha wavuga ati nzahitamo kwiga video production? N'undi rubyiruko cyangwa undi muntu urimo gukurikirana kano kanya, ni iki watuma wamukumbuza nawe cyangwa encourage kumva yuko umwuga wa video production, multimedia courses ari ikintu yahitamo akaza kwiga kandi akakintu kikamukemura? Mere ikintu cyatuma umunyeshuri aza, ntabwo kugira ahangaha yuko yaza, kugira ahangaha yuko yaza akabyiga bitewe n'ibintu by'umubiri, ni ukuza gusa afite ubushake, yumva yuko